ikintu babonye ko kitameze neza mu idini ni imisengere, Musengere. gusenga bahagaze bicaye se, iyo misengere basanga ko ari ikinyoma. Icya kabiri ni ikijyaniranye n'ubukwe. Ubukwe kuriya pasiteri ahagarara imbere hagati y'umukobwa n'umuhungu akamusezeranya, ibyo rwose icyo ntabwo kibaho, basanga ko ari ikinyoma. Ikindi cya gatatu twavuga nyamukuru ni icyo bita indongozi. Ibintu byatangiye kugenda nabi mu idini ni uko haje icyo bita indongozi. Indongozi ni igitabo cy'amahame ngenga cyangwa se agenga itorero ry'abadivantisite ritungwa n'umukuru w'itorero gusa cyangwa pasiteri. Niyo mpamvu ushobora kuba utayizi, ariko pasiteri wanyu arayifite cyangwa se umukuru w'itorero arayifite, kuko hari indongozi ebyiri, hari indongozi y'umukuru w'itorero ndetse n'indongozi y'umupasiteri. Iki gitabo cyitwa Intambara Ikomeye cyaje kubisobanura neza ko iyo ndongozi, kuko ariyo isa naho yabaye insiriri yo kuzana ibyaduka mu itorero kandi bitemewe n'ijambo ry'Imana. Igitabo cyitwa Intambara Ikomeye y'Ikinyarwanda ntoya niho baje kubisobanura ko indongozi yaje kubuzanya Bibiliya.